Hayi muraho neza umukunzi wa filime icyumba cyanjye series. Uzisi abanyarwanda bati burya ko kagahinda gashira kandi kageze ibagara, akiziritse ku muhoro birangira kawuciye. Abandi bati nta mahoro y'umunyabyaha kubera ko iminsi y'igisambi ihora ari 40 kandi ngarimo gishigisha ntavura. Muri filime yacu icyumba cyanjye ibyari bikomeje kuba kuri Miki ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Nyuma yuko hari hashize iminsi mike umuntu bita Miki akemuye ibibazo byose, yirukanye muganga mu rugo rwe warukomeje kugenda ategura umupango wo kumusenyera. Nyuma yuko Miki yari yaramaze gufata icyemezo cyo kwirukana Koko mu rugo rwe, ibintu byose byari bitangiye kugenda neza. Miki atangiye kwemeranya n'umugabo we Eva ko bagiye kubana neza, ko bagiye kubana mu byishimo, nta muntu uzongera kubasenyera, nta muntu n'umwe uzongera kwitambika mu buzima bwabo. Ariko uyu mwana Koko yazanye mu rugo rwabo yarakomeje kugenda ateza ibibazo bikomeye cyane, yarakomeje kugenda agambanira Miki, yarakomeje kugenda afata Miki akamushwanisha n'umugabo we. Aho uyu mwana bita Eva Junior Koko yazanye mu rugo rwa Miki yarakomeje kugenda acunga isadahari, agakundana na Miki, bagakorana neza. Miki akamwitaho nk'umwana yabyaye, ariko yahenga isarahageze agatangira kubeshira Miki ko bamwima ibiryo, agatangira kuvuga ko birirwa bamutoteza bamukubita. Umuntu bita Eva agatekereza ko umwana we afashwe nabi, umwana we ari mu buzima bubi bitewe na Miki. Hanyuma ariko uyu Miki we yarakomeje kugenda akora buri kimwe cyose kugira ngo yite kuri uyu mwana nk'aho ari we wamubyaye. Ariko ibyari bikomeje kuba kuri Miki ni ibintu bibabaje cyane. Uyu mwana bitewe n'ubugambanyi yasizwemo na mama we Koko, yarakomeje kugenda agambanira Miki, yarakomeje kugenda afata Miki afite gahunda yo kumushwanisha na Eva. Aho yarakomeje kugenda afata buri kimwe cyose bamuteguriye, akarya akagira ubuhe. Ariko papa we yaza akavuga ko Miki amwima ibiryo ko ntacyo bamuha, kugeza ubwo uyu Miki yafashe Eva Junior akamutegurira akaji, yahenga saraje agahita akisuka mu maso no mu mutwe kugira ngo agaragaze ko ari Miki ubimukoreye, kugira ngo agaragaze uburyo afashwe nabi. Hanyuma umuntu bita Miki yongere gushwana n'umugabo we Eva. Guys, muri filime icyumba cyanjye ibintu birababaje cyane. Nyuma yuko Miki yafashe icyemezo ko nta muntu w'igitsina gore azongera kugarura mu rugo rwe, nyuma yuko yizaniye Koko bikarangira Koko ari nawe umugambaniye, nyuma yuko yizaniye muganga bikarangira muganga ari umugambaniye, afite umupango wo kumusenyera urugo. Uyu Miki yari yafashe ingamba zikomeye cyane ko aba bantu atazongera kubagarura mu rugo rwabo. Ariko uyu mwana Koko yazanye yarakomeje kugenda avanga ibintu byose, yarakomeje kugenda avanga amasaka n'amasakaramentu. Umuntu bita Miki n'umugabo we Eva bari bakomeje gushwana bapfuye uyu mwana, kandi nyamara umuntu bita Miki nta kintu adakora kugira ngo afate uyu mwana neza. Gusa baravuga ngo ntawe twika inzu ngahisha umwotsi, ukuri kuratinda ariko ntiguhera, iteka n'iteka ukuri kuratsinda, ukuri guca mu ziko ntigushe. Umuntu bita Eva abashije kuba yamenya ukuri kwa nyako ko ibintu biri kuba kuri Miki, abashije kuba yamenya neza ko uyu mwana we ari umugambanyi. Biza gutuma we na Miki bafata icyemezo cya nyacyo, icyemezo baganiriyeho, aho uyu Miki yabwiye Eva ko bagomba gufata icyemezo bakajya gupimisha DNA test y'uyu mwana, bagapima uturemangingo ndangasano tw'uyu mwana n'utwa Eva, bakaba bareba neza koko niba uyu mwana Eva Junior ari Eva waba waramubyaye. Guys, abantu bakomeje kugenda babona neza ko uyu mwana ashobora kuba atari uwa Eva, bakomeje kugenda bibaza niba iki gitekerezo kiraza kuba cyiza cyo kujya gupimisha DNA test kugira ngo bamenye ukuri kwa nyako. Uyu mugabo ngo ni Eva amenye ukuri kwa nyako, amenye nimba uyu mwana ari we wamubyaye.
n'umuntu bita Miki nawe abashe kuba yagira amahoro, asobanukirwe neza ko ibi byose uyu mwana ari kwikora ari kubikora kubera ko yabishizwemo na mama we koko ufite umupango wo gusenyera Miki. Guys, muri filime Icyumba cyanjye ibibazo bikomeje kuba byaba ibibazo. Marene na Sadiki bo bati ningwe ntiyarizi gufata ku gakanu ahubwo yarabyigishijwe, nyuma y'uko uyu mugabo ngo ni Karebu yabafashe akabambura amafaranga yabo yose bari gupanga nawe ko bagiye kugura iduka, ariko bikaza kurangira ayo mafaranga yose ayabariye ayabambuye. Ubu Marene na Sadiki nabo bamaze gufata izindi ngamba, bamaze kureba uburyo bagiye gukora revenge, nabo bakarya amafaranga y'uyu mugabo ngo ni Karebu bakisubiza ibyabo bari barambuwe. Ese ko Marene amafaranga ya mbere y'uyu mugabo yamaze kuba yayacakira, aho amaherezo bizarangira amahoro? Guys, muri filime Icyumba cyanjye ibibazo bikomeje kuba byaba ibibazo. Abantu bakomeje kugenda bibaza impamvu uyu Sadiki na Marene bemeye gufata aya mafaranga, nimba ari ibintu bizabagwa neza nubwo n'uyu mugabo yari yarabambuye, ariko ibyo byose mugiye kuba mwabimenya. Kandi umuntu bita Papa King nawe akomeje gukora amabara, akomeje kugenda atereta abo bagore bose. Abantu bakibaza ngo ese bizagenda bite, ko akomeje kugenda abwira mama Miki kamukunda, akabwira mama Koko kamukunda, akagerekaho n'uyu Marene wa Sadiki. Uyu mugabo amaherezo ye araza kuba yaba yahe? Muri filime Icyumba cyanjye abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo ese uyu Eva n'uyu Miki nibaza kumenya ukuri, bakamenya isano bafitanye, uyu Miki akamenya ko Eva ari se wabo na Eva akamenya ko Miki ari umwana bereye se wabo, ari umwana wa Garafureri we, bazakomeza kubana nk'umugore n'umugabo? Guys, ibibazo biri muri filime Icyumba cyanjye abantu bose bakomeje kugenda bategereza amaherezo ya filime n'amatsiko menshi cyane. Abantu bakomeje kugenda bategereza bibaza ibyo bagiye kuba babona n'amaso yabo, ariko icyiza abantu bari bakomeje kugenda bishimira nuko Miki yarabanye neza n'umugabo we, nuko Miki yari yishimye. Icyari kije kubivanga n'uyu mwana wari ukomeje kugenda agambanira Miki avuga ko bamufashe nabi, yimenaho ibiryo. Mwarabibonye ko uyu mwana ngo ni Eva Junior, igihe Miki yari ari gutegura icyayi yafashe umusenyi cyangwa se umucanga agiye kuwushira mu cyayi, kiza kurangira Miki amuvumbuye. Uyu mwana yari akomeje kugenda aza kuvanga ibintu ahangaha mu rugo rwa Miki, ariko baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ibyo byose byamaze kumenyekana. Umuntu bita Eva yamaze kumenya ko uyu mwana ari politike ya mama we imurimo, ari ubugambanyi yatumwe na Koko kugira ngo babe bareba uburyo basenya urugo rwa Miki. Ibyabo byose byamaze kumenyekana. Rero tugiye kuba twagusobanurira ukuntu ibintu byose bigiye kuba byagenda, uburyo bagiye kujya gupimisha DNA test bakamenya ukuri kwa nyako, bakamenya uburyo uyu mwana